Igihe turira. Ubuso nkubise iki ntago narira. Urizwa n'iki? Nizo nki. Umuntu w'umugabo surarira. Apa. Ndarira se nuboro. Ninde muntu ari kurabura ngo wabwiraga ko ari imbwa. Ariko kugira ngo ataza guhita amenya. Warayumvishe? Ni wowe. Umuhanzi nyine ngo sohora indirimbo. Na basi nzaririmba muri karaoke mu tubari. Ukaburirimbamo nk'iki? Nk'umuntu w'umukaraoke man. Mese uririmbamo uburirimbo iki utari umuhanzi uzarapayo. Ni umukaraoke. Man, ibintu uri gushaka kunjyanamo ntago uri bubigereho. Urangira ubwo wamureze. Umva nawe umurezi. Kibaye. Iki Ikicaro cy'umuziki. Nje ntago nkuriye umuziki, uwo mu directeur urangira umunyeshuri abakuri icyo kigo, nje ntago nkuriye umuziki, ntabwo icyo kigo nyikoramo. Ubundi umuziki ukuriwe nande? Kane cyo wirinda kwivanga mu manza. Kuri kwivanga se none ntago nivanze. Ni umuhanzi urambaza iby'abahanzi. Reka nkurabure rero. Ugiye kundabura ibiki? Reka mane nkurabure neza ko icyo kintu kuntu wibeshye. Sibyo? Iyo uvuze ngo guceceka ikibazo cyawe. Sibyo? Vangu nije nabandi gutura ibibazo byanjye. Gira kugaga amahame y'aba rasta umuntu ndamwirukanye rero. Shamaje no. Jewe nago mani nyifata umuntu hano munsi kuri. Oya. Ahubwo mba ngize imana. Oya none se. Akura bazi nabakwanga. Ega ni wancu tumbaza ngo abantu bangunga ko utambaza abantu banya. Ahubwo jewe hari icyamamara uzinzi. Amaji nabyamamara uzi? Nabi. Bruce Melody ni iki? Ni inshuti yanjye. Ntago ari icyamamare se? Nyine yaramamaye ariko ubwo ni icyamamare cya mbere uzi. Akandi avuze ko nta cyamamare uzi. Kumugara Empire abantu mudukurikira mwadusabye kuzana Amaji, muratubwira ati twakunze ikiganiro cyanyu na Amaji. Uyu munsi twagarutse tubaga nakinye, ndi kumwe n'umuhungu wanyu, umupapa wanyu, umusore wanyu mwemera, Amaji the Black official kuva ku bwakera kugeza n'ubu. Jamaphones shop. Reka mbanze namamaze. Nakwe nta kibazo ko barabinyishyurira. Nyita Livestock Bank. Ushatse gutangira korora inkoko wabagana ngaho mbwira rero ngo bati tufite Amaji the Black kumugara Empire. Yego yadusuye abafana bavuze ati turamushaka muhuza. Mwamubonye Amaji ngo twamugaruye nkuko mwabidusabye. Ubu tugiye kubasusurutsa kuba kubita ibintu byiza cyane bimwe nyine muvuga ati ubundi ahangaha ko twaracikana handi hose birwa bari nyina hamwe tutavuga rumeze rute. Cyakoze kamubwiza ukuri urugendo ndarashya mu gitabo turashyira ahantu turwandika bati urugendo. Ariko buriya iyo abantu banditse comment bakagusaba ko twakongera gukorana, yego ni iby'agaciro gakomeye cyane. Biba bitwetse ko bakurikiye bakunze ibyo twakoze, bavuze ati ibintu mwakoze twabihaye agaciro, twanabaye n'umugisha, twa blessings. Yes, niyo mpamvu wumva tuvuga ngo mukomeze mukore subscribe. Yego rwose batange comment. Iyo badatanga comment wari kuzagaya ubwo nayo gutamvuga ati ndajya kubaza ikino no ko nayibajije. Nayo tabatu bushize nayibajije, ubu nta kindi cyo kubaza. Ngaho mbwira iki kugenza rero. Okay, mbere ko mbabwira mubanze mukande subscribe, comment zindi munatubwire ino mu butari bundi icyo wabaza Amaji nkabo ababajije. Turaje ubu nahababereye turababaza kumugara Empire, mubazeho turababaza batubaze batubwire ati Amaji the Black ko tukuzi kuva ku bwakera kugeza n'ubu ngubu. Amaji the Black ndashaka kukubona ufata ka private jet ukerekeza none se sibyo nyine ngiye hese none se iyo ufashe imodoka ugiye kuzana ibiryo by'inkoko. Ibiryo by'inkoko ni ikintu bikoreye iyo ncanye icyuma ngiye ahanini mba ngiye kuzana ibiryo by'inkoko.
ese niwo byizanira ubundi cyafite ni njyewe ngenda kora ujya ku isoko ukadiringa ati igiciro ntabwo ari ukudiringa ibiciro biriho biba bizwi. so rero iyo ngiye mu kazi kandi ka music performance mfite imodoka za company ziza kugutora. Rwego muri kontara wagiye usinyarimo aho bagomba kugeza iyo umuntu atuze ububi ziracyaza ahubwo dukomeze noneho ukuntu bimeze Ama-G The Black nayo nkubwiye ngo gufata ka private jet ukagenda. Oya njyewe ntabwo nkunda ibintu byose biba mu gihe cyabyo. Hari umufana watubajije ati ko Ama-G mwakoranye akavuga ati umuntu witwa Tiwa Savage ndamwemera. Oya Tiwa Savage ariko na n'ubu nabisubiramo yavuze ati niba kuko amwemera kuguruka akajya kumureba duhakuramo nziza iryoshye kuri amukobwa tumwemera aho mama harabura icyo Ama-G batubajije ikibazo ugisubize. Ntabwo tuba turi kuri level zimwe. Tiwa even niyo yaba ari mu Rwanda yego yaje guperforminga ntabwo tuba turi kuri bimwe no kujya kumusuhuza ntabwo bikunda kuko abafite uburinzi buhambaye cyane ariko ntabwo wabwira abantu ngo uyu muntu ndamwemera oya Ama-G umwandikiye ko ati nshaka collabo yabyanga bati njyewe oya ntabwo nanamwandikira kubera iki wemera umuntu kugiye kumwemeraho oya ntabwo ari ukumwemeraho nibikize ni ukuvuga ngo nshobora kuba igisubizo cyitwa sin yayikurye se oya nyine aho kugira ngo ukora ibyo bintu bikubeho ibyo nkubwiye mbere wabyihurira none se waragerageje byuze ugerageje nawe umusaba Ama-G nicyo nshaka kugusobanurira nta muntu urimo umuntu umusaba mva nkubwire ndabizi neza ko Tiwa atari umuntu wo erega nanjye hari abantu njya mbikora wasanga nawe azi ko wamurya sina Ama-G wasanga ahantu ari umufana wawe mukuru akavuga turiya mukoboyi uriya njyewe wamuzana management twakorana tugende bivuga mu cyongereza wabona ari hano nk'iki ukuntu wari gusaba cyangwa ukuntu wabitekerezamo ngaho mbwira ukuntu nyine na typing ukuntu wa typing shova ati okay njyewe ni icyongereza okay I am Ama-G The Black official from Rwanda. I'm big artist, you know. Okay, maybe you can know maybe you know me or you don't, but I am big artist in Rwanda and I feel like I love you. First of all, I love you and I love your all what you do, and I wanted to chill with you. I have something which is big to talk with you. To have something which is big, like music, I need a collaboration. And after telling her that, can decide that I am a big fan of that man. I know him. He is from Rwanda. When I were there, I saw him that he is a big one. And when we do something, it can be big in Africa. Iyo message ubwo ngubwo reka nkubwire kati ubwo ibyo bintu wabyandika gusa nese ndabivuze gura ushaka kubyandika nkubwiye nka SMS nukira na comment nawe ibyo ushaka gutekereza Ama-G ari igitabo oh yes urumva kandi bari abantu baba bafite ikintu cyitwa baba bafite akazi kenshi even nta nubwo ari abahariya gusa natwe hari igihe tuba twabuze ukuntu dusubiza abafana yego kuko njyewe urumva ndi n'umufana we yego nawe wasanga ari umufana wawe asa nagufana ndi kubitekereza ndi kubyiyumvamo ukuntu yaba gufana areba Ama-G akavuga ati uyu muntu njyewe nkunda imirongo ye nkunda freestyles none se Ama-G kangwe impamvu bishoboka reka nkwereke impamvu kubera iki wo mufana oye nje navuze ko nakubwiye cyagiye ko mukunda
gusa. uramukunda kuki umukunda se mbwira impamvu umukunda bwira abanyarwanda bari gukurikira impamvu umukunda urukundo ni indwara. none se kutazi ibyo ari gutekereza ubwira iki ko atagukunda oya ariko buriya umuntu ukunda ntabwo bivuze ko agomba nawe kugukunda. wasanga ariko nagukunda ariko ntabyo nzi. reka nawe rero ntabwo abizi ko umukunda ubu nicyo kibazo gihari uwakenewe hakeneye umuhuza ubu nicyo nabonye ni wowe nanababera umuhuza abaje ndababera umuhuza ndabahuza na Tia Savage ariko Tiwa njyewe sinzi ukuntu bimeze. uzi ko nagiranye ikibazo cy'imitekerereze ariko Imana imbabarire. wakigeranye nande cy'imitekerereze nawe uzi kid mupfikize umuntu yakundanye n'uyu bibaho ariko warabirebye bavuga ati uyu ariko umemukira taka kajama ariko rero kamwe kamaji we ufite ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga si ikibazo cyahita afite amafaranga menshi nayo mfite tutabigarukaho kuko ibikorwa byawe bimaze gusura nyuma y'uko dukoranye ikiganiro twanasuye ibikorwa byawe ibintu njye nabonye abanyarwanda biriya biboro bafite ni bake oya ntabwo ari bake ni bake abantu ufite kampani zirenze imwe kandi ariko tuba turi no gutebya abantu ntabwo ari ugutebya iyo bigeze kuri bizinesi ngenzi ko iyo nkugezeho kuri bizinesi ntabwo ntabwo amarinete waguze washyize ahubwo se wowe amarinete yawe wamaye bakari mu gikapu niba ngombwa ndayazana ni uko nashakaga amaso yanjye bahuhamo n'akayaga rero njyewe nta bintu bya danje Tiwa ndamufana Tiwa ndamukunda wenda ntabwo nzi imyitwarire ye yo mu buzima busanzwe ariko uko mubona kuri screen n'imiririmbire n'imyitwarire kuri stage urabifana ariko uno mu buzima busanzwe nk'umuntu mukunda. Amaji hari umufana watubwiye ngo uzatubariza Amaji umva ukuntu yabivuze buretse gatoya muza uzatubariza umva ukuntu SMS yanditse yaravuze ati Makena kuva ku Mugara Empire ndagira ngo ngutume kuri Amaji uzatubariza Amaji anabitsindagira uzatubariza Amaji urumva icyo kintu ese ko ibintu wamubajije ibyinshi yagiye abikwepa akabisubiza cye ku ruhande ashingiye kuki ubwo uratubwira wowe we yarebye ikiganiro encore yarebye ikiganiro aje avuga ati uzatubariza Amaji nimwongera guhura wongeye kumutumira ngo umutuzanire ko ibintu mwaganiriye ibyo wamubajije ibyo yagiye umubaza ko bimwe yagiye abikwepa aca ku ruhande ese afite umugore n'abana cyangwa n'abafite mfite abagore n'abana ufite abagore n'ubara abafana oya njyewe uriyo nubashye umuntu umushyira mu bwinshi ntabwo uko ariko igisubizo ashaka si icyo ngicyo wowe ukamushyira mu bwinshi ufite umugore n'abana n'abafana abanyamakuru b'inshuti abana nyine wabyaye ukabyara n'uwo mugore nyine ugiye uri umudokiteri ubyaza we ndavuga nyine ufite abana bawe bwite atava ngo wenda ngo wari umupeti abana bose ni abacu oya Amaji wizana bya filosofi byawe ndi kukubaza ibyo umufana yambajije kugira ngo tubashe kuba twamusubiza ufite umuryango ahubwo wenda niko ari kumva ushobora gusanga umuryango uri kuvuga ari mama na papa wawe dushaka kumenya umuryango turi kuvuga umugore n'abana urabafite ibyo binabajije urabafite urakoze cyane ubwo niyo mpamvu ushize wakwepaga ibyo bakunze abakunzi se gute baba umukunzi umukopine sheri kuki mutajya mutubaza no kubanze ariko se kuki twibanda ku bantu batadukunda ubundi tubaho umwanya mu buzima ubwo bagukunda urabizi ko abantu uri kumbaza aho bagukunda ufite abanza Amaji ndabafite tubwira umwanzi ufite ukomeye uvuga ati uyu Mukaritasi shitani ntabwo ari umwanzi wacu n'umukunzi reka nkubwire na si n'umukunzi wacu shitani dore nta n'imwe ndahurure mu nzira ngenda shitani y'ubwo nyine ikintu cya danje umuntu ukwanga ntabwo wamubona ngo ubimenye yego of course kuko nta mwanzi tesite
twari twahagira. ese Ama-G tudaciye ku ruhande umva uri kunkwepa kwepa uca hirya no hino Hirya hehe ko nicaye hano? okay Bruce Melody muri inshuti muri Turi abanzi inshuti cyane. muri inshuti kuki se mugera heri ukabona wamubaze nawe yakubaze akiganukiye narebye uvuga ati Bruce Melody mana we arambabaza dufite amabusheri nyine buri wese yego Bruce Melody yagize kuvuga ukuntu wamushutse Ama-G ajyaga ambwira ngo wamwumvishe turubande bari kureba bakina ari kunyara se oya hari navuze ngo mwaricaye ngo Bruce Melody ngo Ama-G ngo barambwiye kuki buri gihe mumbaza kuri uwo mugabo wato impamvu tunje ngumukubashijeho uranyibwire ngo kutubaza ku bakunzi kuki tutubaza ku banzi so bimbajije oya ariko ntago nta nubwo nkeka ndabizi ko Bruce atari umwanzi wanjye ni umukunzi wawe oya inshuti yanjye inshuti yawe yego nyine muri inshuti gusa nyine biri aho ngaho none si ibindi ushaka bitaraho ni mwereka kuhura rya Ama-G tuhura tujye gukora iki mwereka kuvugana igiye kuri call ashize nk'iminsi ine ntabwo nabibaye ko ni nk'iminsi ine ntabwo ari kera niba atari ibanga se ubwo mwaganiriye ibiki ibyacu nimba atari ibanga ni ibyacu ni ibanga ni ibyanyu n'undi abiswe ari ibyanyu no ni ibanga ibanga si ibanga ibintu mwagambaniraga igihugu se oya none se ubu nkubajije ibya so na nyoko bavuganye wambwira wabimbwira okay Ama-G ni cyo cyamamare uzi kikwanga kuko wambwiye ngo abanzi oya ntacyo nti oya Ama-G bizana cyane bya jewe kunyanga ibyo naje mpfu ariko kumbwira ngo runaka arakwanga ahubwo mba ngize imana oya none se akura bazi nabakwanga ega ni wancu tumbaza ngo abantu bangunga kutambaza abantu banyanga ngewe hari icyamamare uzinzi Ama-G nabyamamare uzi nabi Bruce Melody ni iki ni inshuti yanjye ntago ari icyamamare se nyine yaramamaye ariko ubwo ni icyamamare cya mbere uzi akandi avuze ko nta cyamamare uzi turafata iki nta cyamamare uzi Bruce Melody inshuti oya ndamuzi yaranamamaye nanjye nanjye ndizi yego ariko bino bintu byo kuza mushaka kuduteranya oya ninde bateranje Ama-G ni mwiteranye nose uri kumbaza ibiki byo mwiteranye abacucu nkubajije ibyo ibintu nkubajije uri kumba nkaho wavuze ku magare agiye kuza mu Rwanda uri kuzana ibyo bintu oya ariko birumvikana urumva we banza mviki ikintu kimwe sibyo Ama-G none ukambaza ngo ni ikihe cyamamare uzi kikwanga tubesere Ama-G nese nabakwanga bahari ni ibyabuze agenda ubabaze ariko urabizi ko bahari nawe uri mubwo mpise mubona Ama-G ntago naba umwanzi nawe ese ko nari umuhanzi ngo tuzahatanira hari ikimenyetso cyanditse hano ngo nanga Ama-G attention petit oyibo baza ariko ntabunzi nabuzi okay ushaka kwiteranya ariko se ubundi witeranya ute sinshaka kwiteranya gute nyine nushaka kwiteranya cyangwa ahubwo hari ibindi uri guhisha ibikize ni ibikiri guhisha ubundi hari ibintu uri guhisha ukuntu uganiriye hari ibintu uri guhisha oya icyamamare kikwanga ni iki nta cyamamare nzi kinyanga nomboze Ama-G ni nomboze ugasanga ari wowe mwemera cyangwa ubyemera umuntu nyanga nawe araba yiyanga ukwanga aba yiyanga okay ntacyo ni mu bantu mukora akazi kamwe abasitari b'abahanzi fate ku ruganda rwa industry rw'imyidagaduro ku ruganda rwa B1 Gin niho nzi oya bawitonze uruganda rwa Livestock Bank bawitonze kutujije uruganda rwa Rujama Phones Shop niho nzi abo bandi ugiye kumbwira ni uruhe ruganda Ama-G ukorera abanza umbwira aho rw'imyidagaduro rukorera he mu Rwanda ibyo nabyo nkubwiye bikora mu Rwanda izo nganda zose mu Rwanda muri Kigali niho ziba nawe bihakanye ndetse nabihakanye
ku Gisozi B1G. Okay. Uretse ba witonze gatoya. Yego ni B1G Car free zone mu mujyi. Rujama Phones. None urw'imyidagaduro se urw'ubuhanzi ntabwo uzaruba? Urambwira. Nese uri umuhanzi nyabaki nimba utazi ahantu aba bashinzwe bakorera. Ndabiretse. Uretse biki? Ubuhanzi ubwo ndaburetse. Rekaba. Amaji ushaka kunsobanurira ko ahantu industry aho office iri hese wakaba hatubwira kuruta uko njye nahakubwira. Naho nzi. Gusa uri umuhanzi kandi nabiretse. Uberetse ibikize ibyo byo kunyita umuhanzi. Indirimbo bavuga ugiye gusohora se yanjye no so ntiwayisohora. Ako ni yawe njye nayo mfite singiye nago ndum ahubwo uri kurya iminota. Nese ushaka kumbwa kutazano ikicaro gishinzwe abanzi kiri mu Rwanda. Hagana he? Mu Rwanda. Hagana he? Kandi Amaji ko uzi yuko utumye abantu bari kunyuzamo abafana bawe ntabwo uzana iciciro cya ahubwo ni muri nyuze maririmo abiri. Ariko Amaji ugira ikintu cyo atatu. Amaji rero agira ikintu cyo gutuburira abantu avuga ati uzi ko ibyo bintu bigize icya genda umutubuza. Bivuze usa n'umutubuza. Umutubuza ukorera he? Dore ukuntu uretse reka mbigusobanurire kamibaze mbwira impamvu tuburira abantu. Amaji agira gutya akavuga ati baraza kunwika ndabizi aho kujya rero abantu nkike mbere reka mbereke ko ibintu baraza kuvuga byose ari 0 kuri njye wamara kubigira 0. Oya nibyo ibyo ni ibyawe wowe nimba uvuze ati ibyo birabareba ibyo ni ibyawe. Tubwire wenda umunyamakuru ikiciro cy'umuziki kiba ikicaro cy'umuziki icyo bivuze nk'umunyamakuru rero naba nkosheje uko ngomba kubimbwa nk'umuhanzi ugomba gutara amakuru. Ngenda afite amakuru ntabwo ngena mwese kutatangaza amakuru. Uyu mwanya rero ndi kuganira na Amaji the Black numve ko ibyo narabizi wenda naratani. Ngaho tubwire wowe Amaji none urabizi muhaye umukoro nk'umuhanzi umukuru. Nago wowe mu mukoro umaze imyaka ingahe mu muziki Amaji? Nago myiza. Ntabwo watangiye ryari umuziki ngo nyikubare nimba imibare bigoranye? Jewe natangiye umuziki kera cyane. Ryari cyakuze n'umusaza mbwiye wayitangiye ryari imiziki? Ko cyari kuri gukwepa ikibazo nkubaje. Wambaje iki? Uri umunyamakuru. Ega na munyamakuru baza ibibazo. Umunyamakuru arabaza nabazwa. Arabaza akanatangaza. None cyadanje. Nanjye ndi umunyamakuru. Aka kanye none hanga ntago uri umugest ntago uri umunyamakuru. Ubwo rero umenye ko nta munyamakuru bazundi. Ubwo rero iyo uyambuye isura yo kuba ntago umuntu uyambura isura ni mask se nambaye. Yambuye isura yo kuba uri umunyamakuru ubwo nimba asibye ko natubeshe undi se tukuze uri umunyamakuru. Wose nkuzi. Unzese ikiganiro twakoranye abakiri byari bazi kuri kukubaza noneho ari undi ari mashini. Ariko bamenye ko noneho ni dekaraye nk'umunyamakuru. Uri dekaraye. Ntabwo rongeye ndarari musingo nk'ibyangombwa by'ubunyamakuru. Ariko niho hano akabaye byiza ufite. Ninde ukubwiye ko ntabyo mfite? Ariko se wishaka utucenga reka tubanze tugaruke mu oya. Ugomba kumenya amahame y'itangazamakuru. Amajoro yazi koko nituye mu mahame kuri buze gutakara urayazi. Hanyuma wowe sura yazi. Nje ndi we inzina byinshi kuruta ibyo ngibyo ahubwo. Rero ibi ni bya bindi bavuga ngo umuntu yazirundi. Ubundi kuzira gura umunyamakuru ndi umuhanzi ne kwemera uwo mugani. Ndi umuhanzi uwo mugani kwemera. Oya nago umurasta ya nyine. Ndi kugufata nk'umurasta. Yego Rastafari. Rastaman. Ariko jewe ntago nza ahantu ikicaro. Cy'abanyamuziki kiba. Kandi ngura umunyamuziki ubwo ducishijemo agakuba. Ese ntago wajya mu kigo cyo kwiga ku ishuri utaza ahantu abantu bagera kuri toilette. Ubwo se ubwo bihura Amaji. Nyine kuba uri umunyeshuri ntibivuze ko wenda ndi umururu. Yego umururu nawe umunsi wa mbere ahita amenya amugomba kumenya hano refectoire laboratoire na wese nka directeur ndangira. Directeur ajya kurangira umunyeshuri. Yego nk'umuntu w'umurezi. Urangira ubwo wamurezi umva nawe umurezi. Kibaye iki ikicaro cy'umuziki. Nje ntago nkuriye umuziki uwo mu directeur urangira umunyeshuri abakuri icyo kigo nje ntago nkuriye umuziki
ntabwo iki kigo nyikoramo ubundi umuziki ukuriwe nande ahubwo wowe akamusiga ikibazo ndashaka kumenya no kuvuga ngo njye nyikubajije nawe mfite icyo ngamenya mfite intentional yanjye nanyikubajije ngo ati uyu muntu ukora umuhanzi yanyobora ahantu kiri akaba yambwira umuntu biyoboye ngo rero perezida wacu ubu njye mbaje ku bya RMC nabigusubiza bwatihagarariwe na kanaka iraha naha nk'umunyamakuru nabigusubiza wowe nk'umuhanzi none aba bashinzwe bari babarizwa udushinzwe mu muziki twese muri rusange bamwita Tuyisenge Intore siwo perezida yego indi sumbaza neza cyicaro kiri ofisi iri he uzamuhamagara umubaze nk'umunyamakuru umubaza ayo makuru we nk'umuhanzi nabyubuze uyo mba mbizi ariko iyo mwateranye muhurira hehe mu biterane aho muhurira mugakora inama mujye mukora inama z'abahanzi muhure n'ubu ngubu tuyirimo ubu turi kuvugana ariko ubundi abahanzi kamaze nkubaza abahanzi wowe ntabwo ndi umuvugizi w'abahanzi njye ndi umuvugizi wa Hakizimana Amani yego reka rero tuganire na Amani tuganira na wowe umuvugizi w'abarasta nibyo bisa nabavugira abarasta bavugira dukorera he twebwe one love nurebere wireba nagari ndi kukwereka nuzondareba aho tari kunyerera wait reba ndi kukwereka mu mutima Rastafari twe turi ku mutima no nuvuga ngo no hate urukundo rumwe nushaka nyine ngiye nkubwiye ukuntu abarasta tumeze ubu iyo ngiye ndi hano aka kanya turi mu kiganiro twicaye mu kiganiro urumva no kwana muri kudukurikira mu byumve neza aka kanya ndi hano nk'umurasta ubu ngubu misimagarira abarasta bose iyo mu mahame nyine yacu ukuntu twitwara niba aka kanya turi kuganira nyine mukorera he ntabwo uri kubyumva nakubwiye ku mutima one love niyo mpamvu uzasanga nta murasta ugira inzika inda y'umujinya turaciringa oya ntabwo kuba rasta oya one love no hate abaji turi kugendana nuko rero mwatangiye ryari turacyahoya twe turi abakera Rastafari ni idini ni idini nk'uko wavuga katolike musengera mu mutima yego nk'uko wavuga katolike nk'uko wavuga protestanti nk'uko wavuga Islam like you ngo Rastafari ni idini nyine nk'andi madini yose kandi ku mutima ndabambwira nk'amahame 5 mugenderaho bite turangiza n'ikiganiro one love no hate asa gushaka kukwepa abantu uzi ibibazo babaje ibibazo babafana baje na gushaka ko tubisubiza one love no hate komeza nyine okay love your colleague wavuze mu Kinyarwanda kunda mugenzi wawe nko wikunda ibyo ariko nibyo muri bibiri babasa n'undi twakomeje ibyo ni cya gatatu cya kane cyo wirinda kwivanga mu manza kuri kwivanga se none ntago nivanze ni umuhanzi urambaza iby'abahanzi ndi umunyamakuru muri duty zanjye birimo ndi umunyamakuru ariko nyuma y'ibyo kuba icya kane ubwo tujye ku cya gatanu siko bimeze se cyuzuze nawe ceceka ikibazo cyawe icyo ni cya gatanu cyane uko bimbwiye gutyo oya nuko kimeze umurasa aceceka ikibazo cye amaji reka nkurabure rero ugiye kundabura ibiki reka mbanze nkurabure neza ko icyo kintu ukuntu wibeshye sibyo iyo uvuze ngo guceceka ikibazo cyawe sibyo vuga ngo nige nabandi gutura ibibazo byanjye gira kugaga amahame y'aba Rastafari nako nakubwiraga ibibazo byanjye rimwe ngo uceceke ikibazo cyanjye ubona umwitse kandi ukubise squat nta kibazo nanjye rero iyo umbajije aho abahanzi bakorera uba winjiye mu bitakureba uretse gatoya yego amaji yakwepse ikibazo cyamunaniye reka twikomereza ku bindi twagiye yego sawa cyakunaniye ntaribi amaji cyakunaniye ntaribi cyane kunyujejemo ni muri munyujejemo banyuzemo abiri ako ibyo bintu rero n'ubutubuzane kubwiye iyo usabwira abiri ubushatse kumvisha ko nta kintu bigutwaye
njye se bintwaye Mhm. nta kintu bintwaye Okay. kunyuzamo ijisho. Umufana ariterura agira we noneho si n'umufana wawe ni umukunzi wawe mbaza ngo yitwa nde? Yitwa Joy. Joy. Arambwira ati Makena turi inshuti nabonye ku mugari w'Empire mwarazanye Ama G The Black sibyo? Turi inshuti mbabarira Ama G rwose ntabwo nzi ko muzahura iyo mbimenya mba naranaje ariko ko nabyo narinzi basi numwongera kumugarura nshobora kutazajya amahirwe yo kuhagaragara ariko byibuze ko ngiye cy'umuntu mubwira uzakimumbwirira. Gusa yambere yabanje kumbwira yambwiye ko agukunda. Arakoze cyane. Arakoze cyane. Abafana bose babwira gutyo. Aho nk'iyo abakobwa bakubwiye ko bakunda ubigenza. Ndabakunda. Abakunda. Ibyo gusa akubwira ati duhure duhane tugire date duhure. Oya uyu nkunze ndagukunda inyanze. Hari ubutumwa nanjye nkugenera. Umufana wawe no ndetse kwanza hari ikintu bigutwaye wowe. Amfanure niko nababwiye. Agufanura uko wababwiye. Asiko uca ku bantu Ama G. Nica ku bantu se nimba umuntu niba ufite abantu ba miliyoni 3 bagukunda. Nyine bankundure. Ni ukuvuga ngo umuntu ushaka kudakurikiza ikintu cyitwa ibikorwa byanjye ukuntu bikora akaba abinenga gusa atabishima. Ariko igihe umuntu aba gukebura ngo ubikore neza kurusha. Ntayo umuntu arabatisha Ama G. Nanjye ndamukebuye. Umukebuye mubwira ngo ukingo ngo mfanura have byihorera. Uko no gukebura Ama G no kwirukana umuntu kubwo umuntu ndamwirukanye rero. Ama G no jewe nagumana inyinya ifata umuntu hano munsi kuri. Oya. Aho Ama G wigize ubundi bumukomediye. Ahariho hose. Ntabwo nigeze bumukomedi. Ntabwo bamukomedi. Wapi. Ibintu uvuga ari igihe abantu baseka bavuze ibintu. Baje baseka abandi nibashaka barire. Shoma mfunje. Urenze ko nabona Ama G. Nabanje kurira mva mu nda mama. Oya. Nagari yandi yimo ngurarira Ama G The Black kwiso haje nagari ndi kuvuga. Hari ikiganiro nabonye uri kurira Ama G. Mba nanjye narira. Tuvuga tumuntu urije Ama G. Amarangamutima aranyisha Ama G. Bati umuntu urije Ama G. Asa Ama G kamubaza. Urira habaye iki? Iyo amarira yaje. Aba yaje tuba turi kuyabona. Urira habaye iki? Yewe ndira bitewe n'amarangamutima yanjye. Ntabwo ndira bitewe n'ibintu by'abantu batekereza. Njyewe ndarira kurira bibaho. Nyine urira habaye ikintu se uritoruka ubu none nawe tugira gutyo turira. Ubu se nkubise iki ntabwo narira. Urizwa n'iki? Nizo nke. Umuntu w'umugabo surarira. Ndarira se nuboro. Urizwa n'iki umuntu w'umugabo umaze ko umugabo ari ibintu bitakora. Oya have shawe. Ubu umuntu w'umugabo agiye kuri kamera ukarira. Ni scam ngo amarira y'umugabo atembagwa mu nda. Ni ibintu byo Ama G. Ra muri kamera ubwira abantu ni gute umuntu w'umugabo nta n'undi muhanzi mukuru nabonye arira. Iyo mugiye kuri kamera mukarira. Umunyamakuru kwa na Kenisi. So muzi? Ayo muntu wese uwari wese ararira. Hari umunyamakuru wavuze ngo umuntu yabwiraga umuhanzi mugenzi wawe ati ntuzongere kurira. Umuhanzi mugenzi wanjye wose. Ama G. Mugenzi wa umuhanzi mukuru nawe nagiye ko mbona ari kurira nako wahora arira. Nawe umunyamakuru utavuga ubundi uri umunyamakuru. Okay bamwita ni The Ben. Nabonye The Ben ari. Ubwo byari bikunaniye. Ubwo wowe banza kuki warize umuntu w'umugabo ujya kuri kamera ukarira. Nararize. N'ubu nshatse ngize ikintu kinera emotionalira. Ni iki gikuriza Ama G? Ubuzanye nakecara nkarira umuntu w'umugabo nkarira nkicara. Reka nta biti baguhaye. Wowe wabaye igitsire nawe. Ama G bazigira ukuntu warize urumva wishyuye kuri kamera ukajya winyamarira agashoka ugakubita sikarira. Warizwaga n'iki? Hari ibintu buriya byandiza kandi bitanakureba. Ndabizi ko bitandeba. Birareba wowe byarijije. Ahubwo ngende kwibazwa umuntu w'umugabo warizwaga n'iki? Ninde wakubwiye ko nari umugabo se? Wambwiye ko ufite umugabo n'umwana wakubonye urira n'abana nako. Umwana yakubonye urira. Ndirimbo yanjye uzitwa Ndimbwa. Ndayizi. Nagiye mu isura wenda yimuka. Erega iyo kwandika indirimbo ushobora kuvuga ati ngenge kurabura kanaka
njye mu myuka murabure mutere mu myuka se bajyamo se mu myuka ari ukuntu iyo uri kwandika ufite expression kuva ati nje kanaka ukaba ufite undi muntu wisimbwa ahubwo ninde wisimbwa buri ntago rero witaga imbwa n'utubeshye ntukabeshya abantu numva ahubwo mushaka uwo wakoze indirimbo yawe banumva amaji ntago wowe wagira emotion ubu ni nk'umuntu wakudirangije urangije uravuga kuboro nyuma y'uko nkora bino bintu ndi umwanditsi w'inkuru hari ukuntu umuntu ajya muri feelings zikamufata akagira nyine ikintu ku mutima we cyadanje nk'abarastafari mwandika ibitabo yego okay nera maji urugiye gutyo urarize ndi kukubaza iki cyakurizaga narizwaga n'amarangamutima yanjye araza nyine uyiturira nuze kutabi ngo kanaka byagenze uyiturira noneho uwo kanaka wanavugaga we rwose n'ikibye mubwiye Yesu ashyiramo icupa itanjya n'inyama itanafata fima kingaho ahita avuga ati yarize yibaze ko mwari muri kumwe umva siniko byifashe okay ntago nari nkazi mwana nuvuga ngo ntago umuntu wese uje ariko we itaciga gite nashiramo byere gite avuga ati yarize ati yo ati abambi nesa maji uririmba indirimbo ngo ndibwa ninde washaka urabura nutubeshya amaji narira ntuvuge wowe ntago wari kugira jewe ntago mane wimbaza ibyo bintu jewe uragikwebye igikinkwe kibazo uragikwebye ninde muntu ari kurabura ngo wabwiraga ko ari imbwa ariko kugira ngo ataza guhita amenya warayumvishe ni wowe ni njyewe nje ntago kamubwiye rero umva nyine oya umbwira iki se ntago wamye jewe turamutse dukora akazi kamwe wabimbwira nkabyumva ukora iki ibintu nkora nabihuriye n'ibyo ukora nanjye rero ntago bihuriye n'ibitekerezo byanjye byo ukora ubura umuntu wandi ngo nimbwa ariko kugira ngo atabivumbura wanga kubimubwira ngo kana kora imbwa oya ahubwo iyo ndirimbo kuki ariyo wumvishe bora batera ibuye mu gihuru reka nkubwire abanyarwanda n'abahanga asa amaji buretse nazo turabirana okay ngambwira ndabura imutse niyo riba rifashe none se kuri kubyuka ariko bundi amaji kankubaza ngira indirimbo wanditse kuba ati indirimbo yandikiye kanaka uri kumurabura bati ndakumva ukamanuka imirongo uvuga ati kankutemo wakunda nyine yuristo subizi za ya myuka umuntu aba ari maristo hari ukuntu njya kuri sto nkarunguru umuntu oya uvuga mu gira umuntu tagatinga amaji umuntu wowe wagaragazaga ntabwo nariyimbye abantu inde uwo muntu nye ubundi amaji oya tubyore tureke kuganira ku by'indirimbo na inspiration umuntu aba afite biterwa n'igihe biri kubera yego na situation bihari yego ni nko kumbaza ngo ninde waririmbye Nyabarongo cyangwa se uruhinja urarira ku se wageze ibyo byose nyine biterwa n'igihe n'igihe ntabwo wakandika indirimbo imeze nka Nyabarongo oya bibaye nko ubu ngiye kwandika nakwandika wenda nk'indirimbo yitwa imisatsi wibanda kuri ndamaji oya imisatsi ije gute none se imisatsi ije kuvugaho ije gute ndi kukubwira ko imisatsi iri ku mutwe ari ukuntu yororoka ushaka gusobanura icyo amaji nta kintu ndi gusobanura wowe ndi kukubwira ubu right now yego ngiye kuri mikoro ni ukuririmba ku misatsi imisatsi bayiririmba yateretse ibyo ugomba gutereka akamagiye kandi urashotorana oya nige sikabese mbona impamvu ugira gutya we na Bruce nkabona mwahanye gutya muri guhanahana ariko ntabwo tujya duhanahana ngewe neza umva udashotorana shotoye ndetse neza imisatsi ije gute nyine ndi kukubwira inspiration n'abafite aka kanya uvuze inspiration uvuze ngo babirimo aka kanya nyine kuko ejo ntabwo uzaba ukifite iyo inspiration kuki wagiye inspiration y'imisatsi
ngo yororoka, imisatsi yororoka ni inkoko woroye, ziriya nkoko woroye nizo zororoka. Hari ukuntu umuntu atereka imisatsi, yego, hari n'ukuntu umuntu atereka aferi, yego nyine aka kantu nkabitsa ahantu kabaye beef na beef imisatsi ikororoka Ama-G. Okay, Ama-G, tutabeshanye, ariko kamanzi mwibariza ubundi ufite inkoko zingahe, zingana iki? Oya, nabaza abantu babishinzwe. Umuntu ujya guhahira inkoko, ubuze inkoko ugiye guhahira umubare wazo, wambwiye ko ujye wowe wigerera. Oya, ari veterineri ubishinzwe. Veterineri ashinzwe kuvura inkoko, ntabwo aba ari umubare wazo. Oya, ariko abazi n'ibiryo ziri burya n'amagarama. Ahubwo wowe kubera ko utari umworozi, ahubwo uri umurasta, ntabwo nyine wabimenya. Umuntu ushaka kuba yatangira n'umushinga byagenda kugira ngo awujyemo, ukareba ugize kuvuga ati rwose ntabarabura. Nimero zanjye ni 0788 400 519. Hari abashaka izi nyama gutangira cyangwa se kugura izo kujya kurya zikuze, byose biba biri tayari. Nese Ama-G, ubu twagusuye iwawe ntabwo twabona inyama yo kurya ivuye ku nkoko woroye, ahubwo ko nabonye zaje waretse tukarangiriza hano kabanza tukarya age baziza tukazirira hano. Oya, ntabwo yakora abanyarwanda kubona urya. Oya, kurya izo se babizi ko turya. Ako wa mugani we nize no kubona no n'inyama imereye nabi. Hari video narigengira ishyari, nkugira agashari, winjiye mu modoka ufite niba ari ihene, oya, ni kwiparato n'undi muntu navuze. Oya, yitwa Muvunyi, ijya umuvuga. Ama-G, nagize agashari buriya nabati inyama kukibu ngubu tutagira gutya, ariko ugiye kurya ntarebe mani, ntarebe nyine umuntu yayo kahita uvuga ati umva, umuntu wageze iwanjye inyama inkoko nk'ebyiri ku buryo batisha kwa Ama-G. Oya, ariko nabirenze mani. Okay, noneho Ama-G, reka nsaba abantu, reka nkubwire rero ikintu nasaba abantu nako ikintu nasaba Ama-G, yego, kuri ku Mugara Empire. Ama-G, urabona turimo improvinga, tugushyira imbaraga ngo turebe abantu ari big nkawe, abantu nkawe ku Mugara Empire. Yego, ndashaka Ama-G, mbwira abantu bawe, mbwira abantu bawe baze tubane bari ko ufite abantu benshi cyane kuri Ama-G The Black Official. Mukore na subscribe ku Mugara Empire. Nanjye ariko mbwirira abawe nanone ndababwira nawe rwose, mutange comment kandi tuzajya tubana umunsi ku munsi, muzajya mubona ko ibiganiro byacu ari akagaruka kandi turabakunda. Ibi dukora tubikorera mwe, yego, kuko dushatse kubyikorera twabikora njye nawe gutya, tuganire, duca amazimwe, dutebye, tere brage, tere story, mutubwire twazabaza Ama-G ubutani twongera guhura, tere ubuse. Buriya nishimiye bari abantu batanze comment ngo tuzongere tuganire. Yego, yes, ibintu rero byacu nakagaruka. Yego. Okay, ku Mugara Empire mutubwire ibintu twazabaza Ama-G ubutaha, mutubwire abantu mushaka ubutaha twazaganira. Ni Makena naje kureba Ama-G ngo tuganire duciringe, ariko ibyo byaje turabirya. Okay, naje kureba Ama-G ngo tuganire duciringe, tumene habiri, turebe wagwanemeza abiri babavuga bura namaki kuyamena, kumena habiri se ibyo bintu konze kubizi neza kundusha Ama-G. Kumena habiri, mfasha tubwire abantu ku Mugara Empire. Kumena habiri, tumene habiri ni amagambo buri abiri sabaho nasabiri. Ibyo nabyo mutwandikire muri comment, mutubwire umuntu wazanye kumena habiri amaki, nyine batubwire umuntu wabizanye yaragamije iki. Mutubwire ibyo ari byo, munatugana n'abantu mumva twazatumira, mutugati dushaka kanaka, mutubwire ati mutuzanire tumuganirize, mutubwire n'ibintu tuzamubata, tugiye tubashyira ama post kuri community no ku ma platform yacu hose n'Umugara Empire, kuma
YouTube, kuri YouTube channel Mugara Empire, Instagram Mugara Empire, TikTok Mugara Empire, X cyangwa se Twitter Mugara Empire. Muduhe ibitekerezo tujye kujya tuba post tuvuga ati tuzane ndekana kuko twe turi kumwe ubushize mwamubonye ute, nibiki twibagiye kumubaza mwashaka kumubaza mu mufite amatsiko, nibiki mwumva twazamubaza bindi nyine. Okay, ninde twagarura, ninde twahuza na Maji hagashya, ubundi murebye Maji ukuntu hatwika twamuhuza nande mutubwire. Reka tujye kurya bro, tujye kurya ako tubwire ubundi ninde twaguhuza mukatwika, tuzaguhuza n'umuntu runaka mutarahura, ariko umuntu mutarahura twabahuza n'ikiganiro cy'ubutaka barimo uwo muntu. Rega njyewe ngira ikintu cyitwa meze nk'uruvu. Hari abantu duhura tukaganira bizima bitari blague, bifite gahunda z'iterambere n'iki. Hari abo duhura tugiye gusetsa abantu, hari abo duhura tugiye kurapa. Ariko buriya njyewe muzamuze nakanumvera bariya Nzovu twarahuye, Bayaka twarahuye, umuntu mutarahura ariko bavuga ati duhure mu kiganiro. Supermanager twarahuye, kari benshi ra cyako mutarahura tuzabahuza mu kiganiro kimwe. Shangiye kugwa devoir. Numbwiye kujya kumushaka ngenda shaka ko wivugiye Maji mbabarire. Devoir indi ifite abatumira abadukurikira ku Mugara Empire no ku Maji official, Maji the Black official, batubwira ati Maji wacu dukunda. Reka dutegereza abantu nabo. Ubwo bashaka kuvuga nka babiri warashyize umwe bakaba batatu, ubwo urumva tuzazana umwe cyangwa se tunabazana icyo mwe muhure. Ninde wumva muzahura wikwepa nyine ngo tudukwepa ducike gutya. Ndifuza guhura na Tom Close tuzazana Tom Close tumuhuza na Maji the Black. Actually afite inshingano nyinshi, ubura muntu tuzapfa kumufatisha. Niyo twamusangaye. Tom we ikiganiro twakora ntago ari ikiganiro cy'ibi bintu byacu byo muri social media. Yego. Tom hari nk'ibibazo mushaka kumubaza. Yego. Nawe afite ibyo ashaka kumbaza. Yego. Hari ibintu binini. Yego. Kandi bifite akamaro cyane ngo runaka ngo yantutse. Hari ibintu nyine biganirwa nkuko tutadutebya. Hari n'ibindi rero biganirwa bindi ukundi kumubaza ngo akazi ukora. Yego. Ugafatanya naka ngaka. Yego. Gute n'urugo gute. Yego. Nyine nkunda ibisubizo bye tu. Of course. So rero njyewe ntago nakubwira ngo ndashaka kumpuza na runaka bidafite ikintu biri rutange, kuko kuba umuhanzi ntago bivuze ku wabona nawe yambaza ariko se atangiranye inkoko zingaye. Yego. Nyine nuko nguko njye macaka abantu babagabo. So rero niwe nakwifuza guhura nawe. Okay, turigiye gushaka uburyo duhuza Maji the Black na Tom Close baganiye mu kiganiro kimwe. Namwe mutubwiye undi muntu wazahuza na Maji mu kiganiro kimwe ako batarahura. Muba bahuye nabo bazahura. Ariko Tom twarahuye. Ndavuga mu kiganiro. Ndavuga guhurira mu kiganiro kimwe. Mukabaganira nyine nibyo mvuga. Guhura bisanzwe ushobora gusana no mutarahura no hanze. Muriho bose bari hano hanze. Kuko muhurira mu event atandukanye, muhure hehe aho mu kiganiro kimwe mukaganira. Kine kumenya Maji na Tom Close ushaka kubona bahuye. Namwe muri ku Mugara Empire n'abari kwa Maji the Black official mwese mutubwire n'abakunzi ba Maji bandi bose muri rusange. Abantu bajye bumva inama za Tom. Yego, inama za Tom. Mutubwire n'undi muntu mwumva twazahuza na Maji mu kiganiro kimwe. Okay, nimushaka muvuge nabo bahuje ntacyo bitwaye akwa murabavuga. Ikindi mwike subscribe sibyo? Comment, share, like, bararike n'abandi. Yemen, hasta la vista. Hasta luego. Mwe kumwe na Makena na Maji the Black ku Mugara Empire. Ariko natoka. Kati. Ni kati. Sawa. Wagwan kabisa.